reka ibi bibe abe ari bwo buhamya bwawe buba uyu munsi. Izere iryo zina, izere ko iryo zina rishobora kugukura muri icyo kibazo uko cyaba kiri cyose, uko abantu bose uko cyaba cyitwa kose. Niba ari indwara, iyo ndwara ifite izina. Kandi Bibiliya iravuga mu Filipi 2:9 ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, ngo kugira ngo amavi yose apfukame igihe iryo zina rivuzwe. Rero iyo ndwara uko yitwa kose, izina ryayo hari irindi zina ririsumba, hari irindi zina risumba iry'iyo ndwara. Reka rero amavi y'iyo ndwara napfukame mu izina rya Yesu. Turabaramukije mwese abadukurikiye kandi tubahaye ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza wo kwiga ijambo ry'uyu munsi, ijambo Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana isumba byose, turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza waremye kugira ngo tuwunezererwemo. Data mwiza, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye wo kongera kwiga ijambo ryawe. Twizera neza yuko iri jambo waduteguriye ari ijambo Mwami riza kugira ngo ridukize, ijambo riza kugira ngo ritumurikire, ritwereke inzira. Natwe Mwami Imana, imitima yacu n'ubwenge bwacu birafunguye kugira ngo byakirane iryo jambo, guca bugufi ndetse n'umunezero, kuko Mwami mwiza tuzi yuko ari ryo ucisha mu migisha yawe, niryo unyuramo kugira ngo udukize, ubane natwe. Urakoze Mwami, ni mu izina rikomeye rya Yesu dusenze, amen. Dukomeze rero twiga ijambo ryacu ry'uyu munsi. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo iringire kandi wirate izina rye. Turasoma Makolosa igice cya 3 ku murongo wa 17, haranditse ngo kandi icyo muzavuga cyose nibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Muri Yohana wa mbere igice cya 5 ku murongo wa 13, Yohana yaranditse ati, ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'Umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Iyo nteruro ivuga ngo kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho, iratwereka ko kwizera izina ry'Umwana w'Imana ari urufunguzo mu buzima buhoraho. Ni ukuvuga rero ngo ukoresha iryo zina rigufungurire, rikoreshe, riguha urufunguzo rwo kuba wagera aho ariho hose. Iryo zina rero ni iryo kwizerwa kandi niryo ritwizeza intsinzi ihoraho n'imigisha idashira. Izina rya Yesu rirakomeye cyane kurusha isi yose. Mu Bafilipi igice cya 2 murongo wa 10 haravuga ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Iryo zina uraryitirirwa. Iyo niyo mpamvu ubasha kutanyeganyezwa kandi ukagira amahoro muri ahantu hose waba uri, haba ari mu mujyi wa hehe, mu karere cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose, hatitawe ku banzi cyangwa ibikurwanya byose wahura nabyo. Izina rye niwo mutekano wawe. Salomo yari afite igitekerezo kuri ibyo, maze aravuga mu Migani 18 ku murongo wa 10 ati, izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Ibyo kandi byari mu Isezerano rya kera. Uyu munsi ntago duhungira mu izina ry'Uwiteka, twavukiye muri we kandi twarazwe izina rye. Haleluya. Tuba mu izina rye kandi tukabeshwaho naryo. Ibi nibyo Petero na Yohana rero bari baramenye, maze babishyira mu bikorwa igihe bakizaga umuntu wari uremaye ngo wicaraga ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, bakoresheje izina rya Yesu. Ubisomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 10 wabona iyo nkuru. Uwo mugabo yari yaravutse amugaye, ariko Petero ngo yamuhanze amaso maze aramubwira ati, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Hanyuma Bibiliya ivuga ko Petero yamufashe ukuboko akamuhagurutsa, ngo maze ako kanya ubugombambari bwe burakomera. Ahari uyu munsi ubutunzi bwawe, akazi kawe, ubucuruzi bwawe cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose cyawe cyaba kimugaye, koresha izina rya Yesu. Ese haba hari imiryango isa nkaho yagukingiwe, koresha iryo zina. Bitandukanye n'izina ryawe bwite cyangwa irindi zina iryo ari ryo ryose, izina rya Yesu rishobora kwiringirwa.
umwanditsi wa zaburi yaravuze muri zaburi ya 20:7, turebye mu busemuro bwa Bibiliya bwitwa Amplified, yaravuze ngo bamwe biringira ndetse bakirata amagare n'amafarashi, ariko twebwe tuziringira ndetse twirate izina ry'Umwami Imana yacu. Ingorane waba uri guhura nazo mu butunzi bwawe cyangwa mu magara yawe, koresha izina rya Yesu. Niba ari uburibwe cyangwa ikibyimba ufite mu mubiri wawe, bitegeke kuvaho mu izina rya Yesu, kandi niko biba. Izina rye ni izina wakwiringira. Reka dusengere hamwe. Urasubira muti: mbaho hejuru ya Satani, umuze, indwara n'ibindwanya byose mu buzima, kubera ko mbaho kandi nkabeshwaho n'izina rya Yesu. Mbayeho ubuzima bwo hejuru bw'ubwiza bwanteguriwe mbere muri Kristo, kandi gukiranuka kw'Imana kurashimangirwa mu isi yanjye binyuze muri jye, mu izina rya Yesu. Amen. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 ku murongo wa 16, ya nkuru twasomye ya Petero na Yohana ubwo bakizaga umuntu, bamurebye mu maso gusa bakamubwira bati icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Hakomeza havuga ngo kandi uwo mureba kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera hawe n'uwo niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Inkuru tubona muri Bibiliya zandikiwe kugira ngo ziduhe urugero, zitumenyeshe ibyo natwe dufite kandi nibyo dushobora gukoresha. Uyu mugabo wari urwaye bari bamuzi, niyo mpamvu Petero yavuze ati uyu nguyu mwese mwari musanzwe mumuzi, ariko kubera ko yizeye iryo zina niryo rimuhaye imbaraga kandi niryo rimukirije imbere y'amaso yanyu. Reka ibi bibe abe ari bwo buhamya bwawe buba uyu munsi. Izere iryo zina, izere ko iryo zina rishobora kugukura muri icyo kibazo, uko cyaba kiri cyose, uko abantu bose uko cyaba cyitwa kose. Niba ari indwara, iyo ndwara ifite izina, kandi Bibiliya iravuga mu Filipi 2:9 ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, ngo kugira ngo amavi yose apfukame igihe iryo zina rivuzwe. Rero iyo ndwara uko yitwa kose, izina ryayo hari irindi zina ririsumba, hari irindi zina risumba iry'iyo ndwara. Reka rero amavi y'iyo ndwara napfukame mu izina rya Yesu. Nk'uko uriya mugabo twasomye mu byakozwe n'intumwa bamubwiye bati mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Nawe uyu munsi haguruka ugende. Tegeka icyo kibyimba mu mubiri wawe gisohoke mu izina rya Yesu. Tegeka icyo cyose cyaba kikubangamiye, icyo kiri mu rugo rwawe udashaka ko kibamo, gitegeke gisohoke mu izina rya Yesu. Uyu munsi ukoresha izina rya Yesu aho ariho hose mu buzima bwawe, kubera yuko twamaze kumva yuko ngo amavi yose agomba gupfukama, yaba ari ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Ni ukuvuga ngo nta na kimwe kitumvira izina rya Yesu. Yesu uyu munsi urabyizeye? Reka bikubere rero nk'uriya mugabo ngo uyu munsi yizeye iryo zina, ngo niyo mpamvu rimukirije imbere y'amaso yanyu yose. Nawe uyu munsi izina rya Yesu wizeye, izina rya Yesu watuye, izina rya Yesu warazwe ukaba urimo kuritegekesha uyu munsi, reka nawe rigukirize imbere y'amaso yabo. Amen. Muri Yohana igice cya 16 ku murongo 23, Yesu yavuze amagambo meza cyane. Yaravuze ngo uwo munsi ntacyo muzambaza, ngo ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Ndagira ngo uyu munsi ugire irindi hishurirwa ry'izina rya Yesu. Ushobora kuba wajya gusenga ugasenga ngo mu izina rya Yesu nk'ibintu byo gusubiramo amagambo utarimo kumva neza icyo uri kuvuga, ariko ndagira ngo uyu munsi noneho ubikorane ihishurirwa. Iyo uje mu izina ry'undi muntu, mu izina ry'umuntu runaka ufite ubutware, ni ukuvuga ko ubu uri kugendera mu butware bw'uwo muntu. Tuvuge nka perezida wa repubulika atumye intumwa ikaza ikababwira iti
nje mu izina rya perezida wa repubulika, nje kubabwira yuko ahangaha bagiye kuhashyira umuhanda. Icyo gihe uhita umenya neza yuko ibyo bintu bizakorwa. Nubwo atari perezida wabivugisha akanwa ke, byakuvuzwe n'undi muntu uje mu izina rye, ni nkaho ari perezida ubwe uba ubyivugiye. Kimwe n'ibyo, iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu, tegetse iki mu izina rya Yesu, ujye ugira iyo myumvire n'iryo hishurirwa yuko uhagaze mu izina ry'uwo nguwo wahawe izina risumba andi mazina yose. Uyu munsi rero nutegeka, utegeke uhagaze mu izina rye, umenye ko nicyo cyamuzanye. Yaraje kugira ngo ajye mu cyimbo cyacu, hanyuma natwe tujye mu cyimbo cye. Niyo mpamvu yaduhaye iri zina rituma tubasha gukora mu cyimbo cye. Reka rero uyu munsi uzirikana aya magambo, kuzajya usome wumve y'inyigisho kenshi, usome ibijyanye n'izina rya Yesu, hanyuma utangire gukoresha izina rya Yesu ufite nawe iryo hishurirwa. Kandi nta kabuza ibyo utegeka bizakumva kandi bikumvire, kubera yuko ibyaremwe byose byumva iryo zina ry'umuremyi wabyo. Kubera iki? Kubera yuko handitswe ngo amavi yose apfukame, ngo ari amavi y'ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi cyangwa ibiri munsi y'isi. Rero ikibazo cyose waba ufite, cyaba giterwa n'ibyo uvuga wenda ngo ni abadayimoni cyangwa ni amarozi cyangwa ni ibindi utazi, cyangwa se n'ibyo uzi, ndetse cyangwa n'ibyatewe n'amakosa yawe, cyangwa n'ibyo waguyemo, ibyo uzi n'ibyo utazi, ibyo byose utazi byumvira izina rya Yesu, biraryumva kandi biraryumvira. Igisigaye gusa nuko wowe uyu munsi wizera, hanyuma ugakoresha ubwo butware wahawe, ugakoresha iryo zina wahawe, ugasubiza ibintu byose mu murongo, byose bigapfukama mu izina rya Yesu. Ikindi kandi navuga ahangaha nuko kwizera ukeneye ahangaha ari ukwizera uwo gusa, nta kindi. Ukeneye kwizera gusa ko iryo zina rifite ubwo butware. Ntabwo bigusaba wowe ubwawe kugira ukwizera guhambaye ngo uvuge ngo yango ngiye gushaka ngo undi muntu ngo ufite ukwizera kuruta ukwanjye. Nta kundi kwizera bigusaba, ni ukwizera gusa uwo, kwizera iryo zina, hanyuma iryo zina ukarereka rigakora akazi karyo. Ese uyu munsi urizeye? Ese uyu munsi uwo nguwo niwe mwami w'ubuzima bwawe? Niba atari umwami w'ubuzima bwawe, reka usubiremo aya magambo magufi umutumire, hanyuma ubundi wizere izina rye ko rikora mu buzima bwawe. Vuga uti: Mwami Imana, nizeye n'umutima wanjye wose Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Nizeye ko yampfiriye kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Nizeye ko ubu ari muzima. Natuje akanwa kanjye ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanjye uhereye none, binyuze muri we, kandi ku bw'izina rye mfite ubuzima buhoraho, mvutse bushya. Urakoze Mana kubwo gukiza ubugingo bwanjye. Ubu mbaye umwana w'Imana. Haleluya. Niba umaze kuvuga iryo sengesho, uduhamagare utubwire iyo nkuru nziza yuko watumiye Yesu mu buzima bwawe. Natwe dufite inyigisho nyinshi, dutabo dushobora kukugezaho kugira ngo bigufashe muri ubu buzima bushya utangiye. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza.